umusaza w'imyaka 68 bamusanze muri rogi yapfuye, bikavugwa ko ngo yaguye mu maguru y'indaya ubwo yararimo arasambana. Rero biriya bintu ukuntu umeze ubu, biriya bintu yagomeze kubihishira ko badasambana, ariko kuba noneho bigaragaye hariya birababaje kandi birimo, mbese birababaje ku muryango umuntu yapfuye, yego, ariko hakazamo n'ibyishimo kuri ngewe kuko uriya mugore yarampakaniraga kandi n'abantu bakanyita umusazi. Yego, ubu byagaragaye neza koko kwari ukuri. Yego, umbese umutima wawe ni hombi rwose kabisa. uyu muryango wabuze n'ugiye, yego, ariko nusigaye nawe ndi kumureba nkabona we n'ukuri yapfuye, ariko kiriya gihano cyo kugira Imana imwerekane nari ngishaka. Kizo ipaya. Ayo niyo makuru rero ngiye kubagezaho muri aka kanya. Ndagira ngo nubundi mwongere mu ntize iminota mike cyane kugira ngo mbasobanurire byinshi bitaho bihuriye n'iyi nkuru y'akababaro, ariko nanone inatangaje, dore ko abantu benshi barimo baribaza ati ese umusaza w'imyaka 68 ni gute ashobora kuba yagira ubwiyumve cyangwa se yagira ibyiyumviro byo kuba yashaka imibonano mpuzabitsina. Ndagira ngo rero hanyuma iyi nkuru tuyinyuramo mu buryo burambuye, nkwibutse ko ari nge Kizo n'ubundi tugiye kubana muri no nkuru. Nkuko nari mbikubwiye, ibi bikaba byabereye mu karere ka Bugesera, ni mu murenge wa Juru, ni mu kagari ka Kinihira, ubwo ni mu mudugudu wa Rwinume, aho umusaza bita Bizimana Jean Marie Vianney, uyu nguyu ufite umugore ndetse banasezeranye imbere y'amategeko, nibwo rero yaje kumuca inyuma, arangije ajya kureba uwitwa Nyiransabimana Anastasie, uyu nguyu n'ubundi wari usanzwe akodesha mu mazu ye. Uyu musaza akaba afite imyaka 68 y'amavuko. Ni mu gihe uyu Nyiransabimana Anastasie bivugwa ko ngo ashobora kuba ari hagati y'imyaka 30 ndetse n'imyaka 28. Uyu Anastasie akaba nawe ari umugore w'isezerano ku mugabo witwa Twizerimana Felicien. Abangaba bakaba barahoze batuye mu nzu z'uyu musaza Jean Marie Vianney, ariko nyuma Imana ikaza kubashumbusha, bikaba ngombwa ko bajya gutura mu nzu yabo bari bamaze kuzuza. Hanyuma rero icyaje kuba nuko uyu Felicien ndetse n'uyu Anastasie nibwo rero batangiye kugirana amakimbirane, ariko uyu mugabo agakomeza kugenda akekera umugore we ubusambanyi, ariko uyu mugore akanga karahira umuhenerezo avuga ko ngo ibyo ngibyo arimo aramukekera atatinyuka abikora. Ariko uyu Felicien yaramubwiye ati niba umpakaniye ko udasambana, igihe kizagera iminsi 40 y'igisambo ikugerereho, nyamara nzagufata. Hanyuma uyu mugore ikintu yaramubwiye ati wowe bitegereze, ndabizi neza ko ntabyo uzabona. Icyabayeho rero, uyu Bizimana Jean Marie Vianney yakomeje gukora ibishoboka byose kugira ngo abe yatsindira uyu Anastasie, dore ko batangiye ubwo babaga mu nzu ye amubwira ko ngo bakwiye kuryamana kugira ngo amafaranga bamwishyuraga bazayasonerwe. Ariko icyabayeho nuko uyu mugore Anastasie yatekereje ahantu bashobora kuba basambanira nabo ubwabo bakahabura, dore ko ngo uyu musaza yamubwiraga ko ngo agomba kumusanga muri rogi, ariko uyu mugore akaba yarinangiye kuva kera, dore ko ngo uyu mugore yabwiraga uno musaza atese ku myaka yawe babonye ugiye gukodesha icyumba cy'ubusambaniro abantu bavuga ngo iki. Uyu musaza agakomeza kugenda amubwira ko ngo ku myaka iyo ari yo yose umugabo yaba afite yemerewe kuba yakora imibonano mpuzabitsina. Icyabayeho, uyu musaza ubwo rero yari ari ku isantere, yagize gutya arangije ahamagara uno mugore Anastasie, aramubwira ngo namusange kuri santere agenda mugurira agacupa. Uyu Anastasie yacunze umugabo we adahari yagiye mu kazi, arangije agenda atarwambaye ajya kuri santere n'ubundi aho yasanze uno musaza, dore ko ngo ari ahantu hari akabari, ariko nanone bakaba bakodesha ibyumba by'ubusambaniro, ibyo bakunze kwita amarogi. Icyabayeho rero, baranyweye ndetse yewe baranarya, barangije bajya n'ubundi mu cyumba bari bakodesheje. Baragiye bakora ibyo bakora, ariko nanone icyaje gukurikiraho nuko ngo ubwo uyu musaza yari arimo arasunika, cyangwa se ubwo yari ari kwihaka byezi, ngo yarasunitse, hanyuma imitsi y'ubwonko iza guturika n'ubundi ari hejuru y'uno mugore. Uyu mugore ngo yabonye umusaza amuguye hejuru, wagira ngo ararangije, hanyuma mu gusunika amusunikira ku ruhande, ariko abona umusaza ntanyeganyega. Uyu mugore Anastasie
yakomeje gutegereza ngo arebe ko uyu musaza yaza kuzanzamuka cyangwa se yaza kuza kuba yagarura akuka, dore ko we ngo yakekaga yaba yaguye agacuho, ariko yakomeje gutegereza abona umusaza ntari kuvayo. Nibwo rero yabaye nk'unyeganyeza, hanyuma mu kunyeganyeza abona umusaza yabaye icyumye. Uyu mugore yabaye nk'utabaza, atabaza bari bari aho hafi muri ako kabari, arababwira ati muze mundebere icyo uyu mugabo abaye. Bagiye kureba basanga ni Jean Marie Vianney wamaze kuma, yashizemo umwuka, ndetse yewe dore ko ngo yaracyambaye n'ubusa. Byabaye ngombwa ko bahamagara umugore we w'isezerano kugira ngo aze arebe ibyo umugabo we abaye, ariko arangira bati ibi nari mbizi ko azagwaho, kubera ko nakomeje kumubwira ko ingeso y'ubusambanyi itazamugwa amahoro. Abaturage rero byabaye ngombwa ko n'ubundi bahamagara n'uwitwa Felicien, baramubwira ati ngwino urebe umugore wawe ubwo yari ari gusambana ku isantere, umugabo bari gusambana amuguye mu maguru. Umugabo yaraje, hanyuma ahageze abonye uwo mugore akubitwa n'inkuba, arangije arakata asubira inyuma avuga ati n'ubundi binari narabivuze, kandi yakomeje kubimisha kera, none rero dore iminsi y'igisambo imugereyeho. Uyu mugore yahise atabwa muri yombi n'inzego z'umutekano, hanyuma uyu murambo w'uyu musaza nawo ujyanwa mu buruhukiro kugira ngo ukorerwe isuzuma. Muri aka karere ka Bugesera hakunze kugaragara n'ubundi inkuru nk'izi ngizi hagati yo gucana inyuma kw'abashakanye, ndetse yewe bikaza kurangira n'ubundi havuyemo umwe akica mugenzi we, dore ko hari n'abari kuvuga ko uyu Felicien nibaramuka batamutandukanyije n'uyu Anastasie biri buze kurangira umwe yishe undi, mu gihe uyu mugore yaje kuza kuba yarekurwa. Ariko nanone abantu bakaba barimo baribaza, ese uyu mugore Anastasie mu gihe bari busange nta kintu yigeze agambirira ku kuba yagirira uyu musaza Jean Marie Vianney wamuguye mu maguru, ese ari buze kurekurwa, cyangwa se hari icyo amategeko abivugaho ku muntu wari uri gusambana imitsi ikaza guturika bikarangira ashizemo umwuka? Ibyo ngibyo ntabwo turabimenya, gusa ariko inzego n'ubundi ziraza gukora akazi kazo. Ni mu gihe bari buze gusanga uyu musaza wenda yishwe ku bushake bw'uyu mugore Anastasie, icyo gihe ari buze kubibazwa hanyuma abiryozwe. Ariko nanone nibaza gusanga bari gukora ibyo bari bumvikanye, hanyuma bitewe n'ubushobozi bw'umubiri w'uyu musaza bikaza kurangira amuguye mu maguru, ndahamya ntashidikanya ko uyu mugore ashobora kuza kuba yagirwa umwere, mu gihe umugabo we Felicien atari buze kuza kuba yatanga ikirego. Ariko nanone uko mbizi nzi neza ko ngo icyaha cy'abashakanye cyangwa se icyaha cyo gucana inyuma hagati y'abashakanye, ubwo ndavuga ubusambanyi, buriya ngo aho byaba bigeze hose umwe mu batanze ikirego, haba umugore cyangwa umugabo, mu gihe yafashe mugenzi we arimo arasambana, yemerewe guhagarika ikirego hanyuma agasaba gatanya. Reka dutegereze hanyuma tuze kumenya, ese uyu Felicien biraza kurangira yatse gatanya, ese uyu Anastasie biraza kurangira agizwe umwere, cyangwa se icyaha cyo kuba umusaza yamupfiriye mu maguru kiraza kumukurikirana hanyuma kimuhame. Reka hano kireho akadomo, hanyuma mbabwire nituze kongera guhurira n'ubundi mu zindi nkuru zikurikira.